Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tujye kuganira ku ngingo y'ingenzi cyane twabonye ihangayikisha ababyeyi benshi bafite abana bato, by'umwihariko abana ari munsi y'imyaka 5, kuva ku mwana ari uruhinja kugeza umwana agize imyaka 5. Tugiye kuganira ku kibazo cy'umuriro. Umuriro wibasira abana bato, ese biterwa n'iki? Ese nimba umwana agize umuriro nijoro, wowe mubyeyi wabyitwaramo ute? Ese ni ngombwa ko wihutira kujya kwa muganga amasigamana? Wakora iki? Cyangwa se ni gute umubyeyi ufite umwana muto agomba guhora yiteguye mu rugo kuba isaha n'isaha umwana ashobora kugira umuriro kugira ngo yamuhe ubufasha bw'ibanze? Muri kumwe rero na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kuzajya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiriraho ku gihe. Hari n'icyo wifuza ko tubaganirizaho, watwandikira muri comment tugateraho video tukaganira, kuko intego yacu ni uko twese tugira ubumenyi ku buzima maze tukagira ubuzima bwiza. Mu by'ukuri rero umuriro ni indwara cyangwa se ni ikimenyetso majorite cyangwa se abana benshi baza kwa muganga baba bafite, gituma ndetse n'ababyeyi bahangayika cyane. Ni ikimenyetso gikunze kubaho cyane rwose, kiboneka cyane ku bana benshi bagira uburwayi. Umwana menshi, majorite y'abana hafi 90% y'abana twakira kwa muganga baba bafite ikibazo cy'umuriro. Ariko rero ni ikibazo gihangayikishije ababyeyi cyane by'umwihariko. Mbere na mbere wakwibaza icyo tureba cya mbere, umwana ufite umuriro tubanza kureba se yangana ate, ni umwana w'agahinja, ni umwana mukuru. Ibi byose biradufasha twebwe nk'abaganga kugira ngo tube twagira icyo tumufasha kuri uwo muriro. Rero ubundi umuriro ushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye ku mwana. Icya mbere gishobora kubitera mu bana bato, ikintu dutekereza ku mwana wenda w'agahinja ukivuka, umuriro ni ikimenyetso mpuruza gikomeye cyane, ntabwo ari ikimenyetso cyo kwihanganira mu rugo. Umwana w'agahinja nuva umwana uri munsi y'ukwezi avutse aba ari muto cyane. Iyo agize umuriro ni byiza kwihutira kujya kwa muganga, kuko umuriro kuri we ushobora guterwa n'ibintu bitandukanye byinshi. Ariko icyo dutinya cya mbere, niyo mpamvu ugomba kwihutira kujya kwa muganga, ashobora kugira mugiga, n'ibyo bita meningite. Turabitinya cyane. Ikizavuga ko yagize meningite azaba afite umuriro yanagagaye. Umwana agize umuriro akanagagara burya ari muto, ari munsi y'umwaka, aba arembye cyane. Hari icyo twibuka, umwana wagagaye ni ikimenyetso mpuruza, uwo mwana aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe guhagarika uko kugagara. Rero uwo muriro nimba wugize, ihutire kujya kwa muganga. Ikindi gishobora kubitera harimo ibicurane. Umwana ashobora kugira ibicurane akagira umuriro. Ikindi ashobora kugira malariya. Umwana ashobora kugira malariya akagira umuriro. Umwana uri munsi y'umwaka w'agahinja, munsi y'ukwezi, wagize umuriro, nibyo dutinya cyane. Ariko igituma twihutira kujya kwa muganga ni mugiga. Nimba yigeze agagara, umwana wese ugagaye yafite n'umuriro, ihutire kujya kwa muganga bagufasha. Ku bana rero bigiye hejuru y'ukwezi, y'umwaka, ashobora kugira umuriro bitewe na malariya, bitewe n'ibicurane n'inkorora. Ashobora kugira umuriro bitewe na infection mu nkari, cyangwa se akajya n'ubundi burwayi, za infection zo mu maraso tujya tubabwira ababyeyi. Byose rero bishobora gutuma umwana uri hejuru y'umwaka cyangwa se hejuru y'ukwezi agira umuriro nawe, cyane ko nawe ashobora kugira umuriro akagagara. Umwana wese wagize umuriro akagagara ni ikimenyetso mpuruza, ihutire kujya kwa muganga wowe mubyeyi. Ntabwo ari ikimenyetso cyo kwicarana mu rugo. Ariko nanone icyo tubabwira nanone bwabye, nimba se uko buri gihe umwana agize umuriro ni ngombwa kujya kwa muganga? Ntabwo ari ngombwa. Nimba umwana agize umuriro nta kindi kimenyetso mpuruza yagize, ariko bitewe n'igihe abigira, icyo mvuga ngo ntabwo ari ngombwa kujya kwa muganga ni cya gihe abigize nijoro. Ko atari ngombwa, ntabwo ari ngombwa ku buryo utazajya, ahubwo ni ngombwa ko ujya kwa muganga byihutirwa. Nimba umwana agize umuriro nta kimenyetso mpuruza yagize nko kugagara, ushaka gutegereza, uba ufite ubutabazi bw'ibanze wamufashisha. Nimba agize umuriro nka saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, ukaba wategereza ukajya kwa muganga hakeye, birashoboka cyane.
ariko icyo ugomba kureba nta kimenyetso mpuruza yagize, icyo uba ugomba kucyita, kuko nimba agize umuriro akanagagara ni ikimenyetso mpuruza ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Nimba agize umuriro atarimo kubasha konka ni ikimenyetso mpuruza ugomba kujya kwa muganga. Niba agize umuriro arimo no kuruka cyane, arimo no kudiyara cyane, nabyo ni ibimenyetso mpuruza kuko ashobora kurimo gutakaza amazi menshi, bityo ni byiza kwihutira kujya kwa muganga. Ariko umwana agize umuriro nta kimenyetso mpuruza, ushobora gutegereza ukazajya kwa muganga hakeye. Urumva ko umuriro ni ikimenyetso kitoroshye abana benshi bagira, ariko tugomba kwibanda. Ikindi ibara gishobora gutera umuriro mu bana bakuze ni angine. Angine nazo ni ibintu ababyeyi benshi cyangwa se abana benshi bagira cyane, bikaba byatuma bagira umuriro. Rero umwana nimba agize umuriro ni ibyo bine by'ingenzi utekereza: infection mu maraso, angine, inkorora n'ibicurane, ndetse na infection mu nkari. Ndetse nuza kwa muganga mu bizami tuzakwakira cyangwa tuzakira umwana, ibyo tuzabyibandaho. Ariko none ababyeyi ikindi muba mugomba kwitaho cya mbere, ese wizeye ko koko umwana afite umuriro? Hari ibyo ababyeyi mujya mwibeshya, ugakora ku mwana ukumva arashyushye ukavuga ngo afite umuriro. Birashoboka cyane ko ushobora kubyumva, ariko ntabwo ari buri gihe. Niyo mpamvu twe nk'abaganga dukangurira ababyeyi, nimba ufite umwana muto ni byiza kugira igipimo, kiriya gipima umuriro, termometre mu rugo, ku buryo nimba agize umuriro ukimushyiramo ukizera neza ko afite umuriro. Kuko umwana wagize umuriro wa 40 ni ikimenyetso mpuruza ko umwana uzagumana mu rugo, uzamwihutana umuganisha kwa muganga cyangwa se ku ivuriro rikwegereye, kuko aba akeneye ubufasha bw'ibanze kandi bwihutira. Numvikana rero ko kugira termometre mu rugo ni ingenzi. Niyo mpamvu ababyeyi tubakangurira kwiga niba ufite abana bato. Ikindi umubyeyi agomba kugira mu rugo ni ikinini cy'umuriro, bitewe n'uko umwana angana. Niba umwana ari muto, wakabugira ka paracetamol banyuza mu kibuno, kariya karafasha kagabanya umuriro ku buryo bwihuse. Amasiro kuyagira mu rugo byo biragoye, ushobora kuba uyifite paracetamol ya siro, ariko kubera ko siro ifunguye idakoreshwa irangirika, ariko kariya kanini banyuza mu kibuno ni ingenzi cyane. Ikindi kariya kanini kari mu ngero zitandukanye, hari akagira miligrama 125 n'akagira 150, bitewe n'ibiro umwana afite wagakoresha mu rugo. Icyo gihe witabaza ukurikije ko muganga yakagwaye ubuherutse, kugira ngo ufashe umwana kukaruma cyangwa se kuzimya umuriro. Ikindi niba wabaje gupima umwana ukabona afite umuriro, bishobotse wimufubika kuko afite umuriro, arimo gutranspira, si byiza kumufubika, kuko n'umufubika uza urimo gushyushya cyangwa se kongera wa muriro. Ahubwo rero wimufubika umwana wagize umuriro, wimufubika kuko si byiza, ahubwo mworosore cyangwa se ntumufubike. Nimba ugiye no kwa muganga imbeho imukubita. Niyo mpamvu uzasanga hari ababyeyi benshi umwana agira umuriro akamushyira kuri moto bakaza kwa muganga, kubera ya muyaga wa nijoro bakubita kuri moto, umwana akagera kwa muganga tugapima umuriro tukawubura. Ariko ntabwo bivuze ko umuriro atawugize, ahubwo bawugize, aho kubera bwa buryo yagiye mu bukonje umuriro wagabanyutse. Ikindi umuriro ari mwinshi, ushobora gufata agatambaro gatose ukagashyira ku gahanga ukagabanya umuriro. Ubwo ni uburyo ushobora kwifashisha nk'ubutabazi bw'ibanze mu rugo. Ariko ibyo nimba ubikoze umwana agakomeza kugira umuriro, wikwicara isaha iyo ari yo yose, ihutire kugana ivuriro rikwegereye bagufashe. Rero murumva ko umuriro ku bana ni ikimenyetso mpuruza, ariko kiba mpuruza iyo harimo ibindi bimenyetso yagize: yagagaye, yarutse cyane, yatakaje amazi menshi, ntarimo kubasha konka, cyangwa se yagize umuriro mwinshi cyane ukabije. Icyo gihe uzaza kwa muganga. Umwana rero wagize umuriro wese yaje kwa muganga aba agomba gukorerwa ibizami. Ni ingenzi gukorerwa ibizami, by'umwihariko ikizami kitagomba kuburamo umwana uri munsi y'imyaka 3 wagize umuriro, agomba gutanga ikizami cya malariya, inkari n'amaraso. Ibyo bizami bitanze mu by'ukuri muganga afite amakuru cyangwa se ashaka kureba mu by'ukuri se wa muriro umwana yagize watewe n'iki, nicyo muganga aba ashaka kureba. Rero mujye mubyitaho rwose, rwana kwakira ibyo bizami ujye umenya impamvu yabyo, y'icyo ashaka kurebamo. Ikindi ku mwana wagize umuriro rwose, ntabwo umwana wagize umuriro kireka ugeze wenda umuhaye bya binini ukabona, cyangwa se ubwo butazi bw'ibanze tumaze kuvuga haruguru ubukoze ukabona umuriro urahagaze, ariko akomeje kuwugira ni bucya rwose, ihutire kujya kwa muganga bagufashe,
kuko si ibintu byo kwihererana. Kubera ko buri umwana wagize umuriro ni ikimenyetso cy'uko umubiri we uba urimo kurwana, ni nka reagisiyo y'umubiri kuri za infection cyangwa se kuri bya bintu bidasanzwe byaje. Ikindi umwana ashobora kurya ibintu bidasanzwe akagira food intoxication akagira umuriro, wamuha paracetamol bigahagarara rwose, n'ejo bugacya nta wundi muriro yongeye kugira kubera wenda za intoxication yagize zahagaze. Birumvikana ko kugira umuriro ni ikimenyetso kitoroshye ku mwana, nacyo kimenyetso gituma ababyeyi benshi bajyana abana babo kwa muganga. Rero nimba wugize ugomba kumenya ubutabazi bw'ibanze ushobora gufashisha umwana, ariko nanone nyuma yaho ukaba wajya kwa muganga kugira ngo barebe icyaba cyateye umuriro. Kubera ko nimba umwana afite nka malariya, yagize umuriro kubera malariya, ukamuha ka kanini k'umuriro, bizahagarara akanya gato ariko umuriro uzakomeza, kandi na bwa burwayi bwa malariya ntabwo buzaba buvuye, buzakomeza bugenda bwiyongera. Nimba afite infection mu nkari zitapimwe ngo zigaragare yahabwa antibiotique zivurwe, icyo gihe nabwo ukamuha kanini k'umuriro ukawugabanya, n'ubundi nyuma yaho bizongera bize. Rero murumva ko umwana wagize umuriro uko byagenda kose agomba kugera ku ivuriro. Icyo twabafasha ni ukugira ubutabazi bw'ibanze mu rugo kugira ngo utabare wa mwana wagize umuriro n'ujye kwa muganga wenda witeguye. Niyo murumva ko umuriro ni ikimenyetso kitoroshye ku bana, cyaba kigomba kwitabwaho. Niyo mpamvu umwana wagize umuriro wibyihererana, mujyane kwa muganga bamufashe. Murakoze rero cyane babyeyi, tubakangurira gukomeza kwita ku buzima bw'abana. Mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyirira ku gihe. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao.